ndabasuhuje inshuti bakunzi ba Indatwa TV nk'uko tubana mu biganiro bya buri munsi. Rero n'ubundi turagarutse mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ariko ushobora kuba uri muri bazango twaba tugiye kuganira iki muri kano kanya, gusa nta kindi kintu kigiye kuganiraho ndetse kuba abantu benshi bagenda bibaza ibibazo bitandukanye bijyanye n'ubwiza bw'abakobwa b'Abanyafurika. Ugasanga rero nk'Abanyarwanda baravuga bati mu Rwanda hari abakobwa beza, ariko koko nta n'ubwo banabeshya, mu Rwanda hari abakobwa beza cyane, yewe banakundwa cyane n'abantu baturutse hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Gusa uyu munsi mu kiganiro cyacu turaza kureba muri Afurika yose muri rusange, turebe ibihugu 10 bya mbere mu kugira abakobwa beza hano muri Afurika. Wakibaza rero ngo igihugu cy'u Rwanda kiza ku mwanya wa kangahe? Ese ni ikihe gihugu kiza ku mwanya wa mbere? Byose rero turaza kugenda tubireba muri kino kiganiro tugiye kubagezaho. Iyi yitwa Indatwa TV nk'uko bisanzwe kama kawaida, aho idahwema kubategurira ibintu by'ubwenge ndetse ibintu benshi baba bafite amatsiko yo kumenya, tukabibagezaho rero hano kuri Indatwa TV nk'uko bisanzwe. Reka rero nshimire buri wese wamaze gukora subscribe kuri Indatwa TV, ariko nawe utarabikora n'ibintu byoroshye cyane, ukureba munsi y'video ukareba ijambo subscribe ugakandaho, ariko iyo umaze kubikora utubona akantu kameze nk'inzogera iruhande rw'iryo jambo, rero nakukandaho kugira ngo kajye kagufasha kubona imenyesha cyangwa se ibyo bita notification, kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe cya Indatwa TV kigucika. Reka rero mutaze abantu badukurikira bari hirya no hino hagiye hatandukanye, abari mu mijyi nka Huye, Rusizi, Rubavu, Nyagatare n'ahandi hagiye hatandukanye nka Musanze na Muhanga. Mwese wenda hari ikaze mu kino kiganiro cya Indatwa TV, mubagiwe n'abatumvira mu bihugu tugiye duturanye nka Kenya, Tanzania, Uganda, Congo ndetse n'u Burundi. Mwese mbahaye ikaze n'abaherereye ku yindi migabane itari Afurika, aha ndavuga Amerika, Aziya, Australia ndetse n'umugabane w'Uburayi. Mwese rero mbahaye ikaze hano muri kino kiganiro cya Indatwa TV. Nk'uko rero nari maze kubivuga, tugiye kureba ibihugu 10 bya mbere muri Afurika kugira abakobwa beza, abakobwa bafite uburanga butangaje. Nibo rero tugiye kugenda tuganiraho, hanyuma tuze gusoreza ku gihugu cya mbere. Ibihugu byinshi rero byo muri Afurika bizwiho kugira abakobwa bafite uburanga n'igikundiro, ariko buri wese ku giti cye yakwikorera urutonde rwe bitewe n'igisobanuro bagendaho ubwiza kuri we. Gusa kenshi usanga abantu bose bagenda bakubira bishyira, ugasanga buri umwe aravuga ngo igihugu cyanjye nicyo gifite abakobwa beza. Ariko hano tugiye kureba urutonde rw'ibyo bihugu kugira ngo ejo n'ejo bundi utazahora wibaza ikibazo ngo ese ni ikihe gihugu cyo muri Afurika gifite abakobwa beza kurusha ibindi. Akenshi rero usanga ibihugu bitandukanye bivugwa ko bifite abakobwa beza muri Afurika. Gusa ibingibi tugiye kugarukaho muri kano kanya ni bimwe mu bikunda kuvugwa cyane ko bifite abakobwa beza, ndetse imbuga zitandukanye zagiye zibitondeka ku murongo. Turaza kugenda tubireba duhereye ku mwanya wa 10 tugeze ku mwanya wa mbere nk'uko nari maze kubibabwira. Impamvu rero nuko imbuga zigiye zitandukanye zitondeka urutonde mu buryo butandukanye, ariko ahanini usanga hari ibihugu izi mbuga zigenda zihuriraho rero. Gusa uru rutonde tugiye kubagezaho rwagiye rugendera ku bintu bigiye bitandukanye bishobora kuranga umukobwa mwiza, harimo uburanga bwe cyangwa se ubwiza bwe bugaragara inyuma, hanyuma hakaza n'igikundiro cye, kugira urugwiro no gukurura abagabo batandukanye. Uru rutonde rero tugiye kubagezaho muri kano kanya turukesha urubuga rwitwa Expert Kings. Wakibaza ngo ni ikihe gihugu kiza ku mwanya wa 10 mu kugira abakobwa beza muri Afurika? Ariko icyo gihugu nta kindi ni igihugu cya Sudani y'Epfo. Iki kikaba ari nacyo gihugu giheruka kubona ubwigenge nyuma y'ibindi ku isi. Sudani y'Epfo rero iza ku mwanya wa 10 mu kugira abakobwa beza bafite uburanga, igikundiro ndetse no gukurura abagabo, nk'uko rero tubikesha runo rubuga rwa Expert Kings. Benshi bari bafite amatsiko yo kumva aho igihugu cy'u Rwanda giherereye, ariko igihugu cy'u Rwanda nicyo kiza ku mwanya wa 9 mu kugira abakobwa beza bafite uburanga, igikundiro ndetse banakurura abagabo cyane muri Afurika. Hari imbuga rero zigenda zishyira u Rwanda ku yindi myanya, hari naho usanga u Rwanda ruza ku mwanya wa mbere. Gusa Expert Kings yashyize u Rwanda ku mwanya wa 9. U Rwanda rero ni igihugu gifite umutekano, kirangwa mu mutuzo ndetse n'ahantu nyaburanga ho gutemberera, ahantu rero usanga habereye ijisho ku buryo butangaje. Kikaba kandi kinakurura ba mukerarugendo batari bake buri mwaka, ndetse no kugira abakobwa beza nyine nk'uko tumaze kubibona kiza ku mwanya wa 9, aho Abanyarwandakazi bafite uburanga buhebuje.
Iyi iracyari Indatwa TV, turi kureba urutonde rw'ibihugu 10. Ni ibihugu rero byo muri Afrika bifite abakobwa beza bafite uburanga ndetse banakurura abagabo kurusha ibindi bihugu muri Afrika nyine. Igihugu kiza ku mwanya wa 8 ni igihugu cya Maroc cyangwa se Morocco. Iki kikaba ari igihugu gituwe n'abakoresha ururimi rw'icyarabu cyane kurusha izindi ndimi. Kikaba nacyo ari igihugu gifite umutekano hano muri Afrika ndetse no ku isi muri rusange, ndetse nacyo nyine muri Afrika gifite abakobwa beza bafite uburanga buhebuje. Ku mwanya wa 7 wakibaza ngo hazaho ikihe gihugu, ariko hazaho igihugu cyo muri Afrika y'Uburasirazuba. Icyo gihugu nta kindi ni Kenya. Kenya rero ni igihugu kigendwa na ba mukerarugendo benshi cyane, kuko byibuze buri mwaka gisurwa na ba mukerarugendo bagera kuri miliyoni 2 bose. Si ibi gusa kandi, kuko Kenya ifite umwihariko wo kuba ari amahitamo ya mbere kuri ba mukerarugendo baba baje muri Afrika ku nshuro yabo ya mbere. Abakobwa bo muri Kenya rero bakaba ari beza cyane, ari nayo mpamvu mu mujyi mukuru w'iki gihugu cya Kenya ari wo Nairobi usanga ukunda kugendwa n'abagabo cyane, kuko baba bakuruwe n'abakobwa b'abanyakenyakazi. Ugasanga rero abagabo benshi barifuza kujya gutemberera mu mujyi wa Nairobi. Ku mwanya wa 6 haza igihugu cya Egypt cyangwa se Misiri mu kugira abakobwa beza hano ku mugabane wa Afrika. Kuri uyu mwanya dusanga abakobwa bo mu gihugu cya Egypt cyangwa se Misiri. Aba rero nabo bakaba ari abakobwa bagaragara kuri uru rutonde, baza ku mwanya wa 6 mu kugira uburanga n'igikundiro, ndetse bakaba banakurura abagabo bo hirya no hino batandukanye kubera ubwiza bafite. Iyi iracyari Indatwa TV, tugeze ku mwanya wa 5 mu bihugu bifite abakobwa beza hano muri Afrika. Igihugu kizaho rero kikaba nta kindi ni igihugu cya Eritrea. Iki gihugu cyo mu ihembe rya Afrika ni igihugu gito ariko kirangwamo abakobwa beza cyane kandi benshi. Hakaba hakoresha ururimi rwitwa Tingrinya, ariko abakobwa baho bafite igikundiro n'uburanga buhebuje, bituma rero iki gihugu kiza ku mwanya wa 5 mu kugira abakobwa beza muri Afrika. Igihugu cya Ghana nicyo kiza ku mwanya wa 4 mu kugira abakobwa beza bafite igikundiro, uburanga no gukura abagabo bagiye batandukanye. Abakobwa bo muri Ghana bagira urugwiro cyane, by'umwihariko kuri ba mukerarugendo baba bagiye gusura kino gihugu cya Ghana. Ari nayo mpamvu rero usanga bakunzwe cyane kuri uyu mugabane wa Afrika. Igihugu kiza ku mwanya wa 3 mu kugira abakobwa beza muri Afrika, wakibaza ngo ni ikihe, ariko iki gihugu nta kindi ni igihugu cya Ethiopia. Abakobwa bo muri Ethiopia bazwiho kuba bafite amaso manini kandi bafite n'amasura meza cyane. Aya masura rero akaba akurura benshi cyane hano kuri ino si, ndetse ni nabyo bituma bano bakobwa nyine baza ku mwanya wa 3 muri Afrika mu kugira uburanga buhebuje. Ku mwanya wa 2 niho twageze hano mu kiganiro cyacu cya Indatwa TV. Wakibaza rero ngo ni ikihe gihugu kiza ku mwanya wa 2, ariko icyo gihugu nta kindi ni igihugu cya Djibouti. Djibouti ni igihugu gito gifite abaturage batagera no kuri miliyoni 1, ariko ntibikibuza kuza ku mwanya wa 2 nk'igihugu gifite abakobwa beza cyane hano kuri uyu mugabane wa Afrika. Iki ni igihugu rero gikoresha cyane ururimi rw'igifaransa. Nshuti bakunzi ba Indatwa TV, reka noneho tuze turebe igihugu kiza ku mwanya wa 1 mu bihugu bifite abakobwa beza bafite uburanga buhebuje hano kuri uyu mugabane wa Afrika. Mbere yuko rero turebe igihugu kiza ku mwanya wa 1, reka mbanze mbibutse kwibuka gukanda subscribe hano kuri Indatwa TV, ariko unabishoboye wakora share na like ugasangiza abandi bino biganiro by'ubwenge tuba twaguteguriye hano kuri Indatwa TV. Igihugu kiza ku mwanya wa 1 mu kugira abakobwa beza ku mugabane wa Afrika, icyo gihugu nta kindi ni igihugu cya Somalia. Igihugu cya Somalia rero nicyo kiza gihigika ibindi, kikaza ku isonga mu kugira abakobwa beza bafite uburanga kurusha abandi ku mugabane wa Afrika, kuko abakobwa baho usanga bafite ubwiza bukurura abantu benshi, ndetse ugasanga bafite igikundiro n'umuco utangaje, bakubaha cyane, bituma rero bagenda bakundwa n'abatari bake, ndetse byahurirana n'uburanga bafite nyine, bigatuma iki gihugu cya Somalia kiza ku mwanya wa 1 muri Afrika mu kugira abakobwa beza cyane. Ibiro nibyo bihugu 10 bya mbere muri Afrika mu kugira abakobwa beza cyane bafite uburanga buhebuje. Iki ni ikiganiro cya Indatwa TV, tukaba twahereye ku mwanya wa 10 tumanuka tukagera ku mwanya wa 1, aho ku mwanya wa 1 dusanze igihugu cya Somalia. Ku mwanya wa 2 twabonye igihugu cya Djibouti, ku mwanya wa 3 tubona igihugu cya Ethiopia, Ghana niyo yaje ku mwanya wa 4, Eritrea ku mwanya wa 5, igihugu cya Djibouti cyangwa se Misiri za ku mwanya wa 6,
mu gihe Kenya yaje ku mwanya wa 7, Maroc cyangwa se Morocco iza ku mwanya wa 8, mu gihe igihugu cy'u Rwanda cyaje ku mwanya wa 9, naho ku mwanya wa 10 twasanze igihugu cya Sudani y'Epfo. Reka rero mbashimire cyane kuba twabanye muri kino kiganiro cya Indatwa TV, mukomeze kugira amahoro aho muri hagiye hatandukanye.